Hello hello murakaza neza mwese kuri ino channel yacu Esther's Hobbies turabakunda. Uyu munsi rero nabatindiye tugiye kuganira ku biribwa wagaburira umwana bigatuma agira imbaraga kuko bifite kalori nyinshi, ugasanga umwana nubwo yaba atabyibushye ariko ukabona ari sharp afite imbaraga. Mbese n'ibiro bishobora kwiyongera ku mwana ushobora kubyibuha, ariko twibukiranye ko abana bose atari ngombwa ko babyibuha, ariko icyo ngomba kureba ni ukubona ko atari mu murongo utukura kandi akaba afite ubuzima bwiza. Icya mbere rero ni avoka. Avoka ifite kalori nyinshi kandi ni nziza ku bana, abana barayikunda, ifite ibinure byiza kandi iroroshye kuba wayimuha. Abana rero bakunda avoka, ni byiza kumuha avoka kuko imufasha kugira imbaraga. Icya kabiri ni imineke. Umunaniro ngeze ku cya kabiri. Umuneke rero nayo uranaryoha, ubwabyo uranaryoha mu kanwa kuko abana bakunda ibintu biryohereye kandi wuzuyemo ibintu bitera imbaraga byinshi, wuzuyemo ibintu bitera kalori byinshi. Ushobora kuwukoresha mu masimufu, ushobora kuwunomba, mbese umuneke uwo ari wo bwose, uwo ari wo wose, uko wawurya kose uba ari mwiza. Kandi ikindi, umuneke ntabwo utuma umwana agugarara mu gifu mu nda, kubera ko ugogoreka cyangwa se igogorwa ryaho ririhuta, riroroshye. Icya gatatu ni yogati cyangwa se yawurute. Yawurute rero nayo ituma umwana ashobora kwiyongera ibiro kandi akagira imbaraga zigaragara nziza z'ubuzima bwiza, zerekana ko umwana ari sharp. Rero ifitemo amakarori, amaporoteyine, ikagiramo n'amabagiteri amwe amabagiteri akundana n'amara yacu. Ni ukuvuga ngo hari amabagiteri aba mu mara agatuma igogora rigenda neza. Ayo mabagiteri rero yawurute irayagira. Ushobora gukora yawurute ukayivanga wenda ukaba wafata umwembe ukawusya ugashyira muri yawurute waguze, kugira ngo umwana aze kurya na rwa rubuto mu buryo bumworoheye nimba atarukunda. Ikindi cya kane ni pinati bata se, cyangwa ziriya bata zose za nati batazi tugura, ushobora gusiga umugati, ushobora gushyira mu gikoma, bituma uba umuhaye ibinure byiza mu mubiri we kandi ukamuha n'amaporoteyine. Nabyo ni byiza kubiha umwana niba ushaka kwiyongera ibiro kandi akagira imbaraga. Icya gatanu ni porridge cyangwa oatmeal mu cyongereza. Icyo twita porridge, ndakomeza mvuge porridge kuko niko tuyizi. Porridge nayo ni nziza, ifite kalori nyinshi kandi noneho yo itekanye n'amata, noneho za kalori ziriyongera kurushaho. Ushobora nayo kuyiteka rero ukaba wamushyiramo n'umuneke, ukaba washyiramo yogati cyangwa yawurute, ushobora gushyiramo na za pinati bata twavuze, za zindi ushobora no gushyira mu gikoma na hehe hose, bigatuma kalori z'umwana ziyongera. Ikindi ni ibijumba. Iyo ngeze ku kijumba hano ndavuga ntihakagire umuntu wongera kudegrada ikijumba, kuko ikijumba nicyo kiribwa cya mbere gifasha inzira z'igogora. Nta mwana wariye ikijumba se cyangwa umuntu mukuru urya ibijumba ushobora kugira ikibazo cy'amakonstipasiyo. Kandi ikindi, ikijumba kiranaryoha, abana barabikunda, abana bakunda ibijumba. Ushobora kubinomba ukaba wamushyiramo amata, bituma kalori ziyongera. Ikiribwa cya karindwi ugomba guha umwana kugira ngo agire imbaraga kandi anabyibuhe ni amagi, umuhondo w'igi. Umuhondo w'igi wuzuyemo ibinure byiza. Icyo ugomba kumenya hano ni ukumenya ngo ese aya magi y'iyi nkoko ndayizeye, iyi nkoko yatoye ahantu heza, iyi nkoko ifite ubuzima bwiza, kuko iyo nkoko bene umuhondo wayo uba ufite ibinure byiza byinshi. Icyiza rero, impamvu muvuze ugomba kuba uzi inkoko uburyo yateye, ni uko aba ari byiza kurya umuhondo w'igi udahiye neza, ugisusumiramo gakeya, utabaye ifufu, uba ufitemo bya binure byiza byinshi. Icya munani rero ni cheese cyangwa foromaje. Ushobora kuyirapa ukaba wayishyira mu mureti, ukaba wayishyira mu biryo bigiye kunomba nko mu birayi, mashed potatoes, mu mapire ayo ari yo yose, ukaba wayivangamo, bituma nayo yongerera ibiro umwana kandi ikamwongerera n'imbaraga.
ikindi ni bata nayo iri mu rwego rwa cheese niho nabivuga kuko na bata nayo ifitemo kalori nyinshi cyangwa beurre mu gifaransa, ushobora no kuyikoresha ahantu hose nko kuriya wakoresheje cheese cyangwa fromage, nk'uko wakoresheje fromage ukaba washyira mu biryo wanombye ugiye guha umwana, mu mboga ukaba wanabimutekeshereza, upfa kwizera ko gusa aho waguriye bata uhizeye. Hano icya 10 n'ahandi byari 10 ariko bisaba 11, icya 10 hano ni ugushyiramo, ni ukumuha inyama, isosi y'inyama, yaba inkoko yaba iy'inka cyangwa se kuba wamutekera agafi, nabyo bimwongera poroteyine, bikamuha feri, bikamwongerera n'imbaraga. Rero ushobora kubikora kubuha iyo sosi wavanzemo n'imboga kugira ngo byorohe abe yanywa yakoresha imboga kandi azinyweye muri ya sosi wakoze y'inyama. Ikindi cya 11 ni amafu y'ubunyobwa se cyangwa se atari ubunyobwa tuzi tubona ku isoko, ushobora kubona ama almond cyangwa ama cashew nut, ushobora kubisya nabyo ukajya ubivanga mu gikoma cyangwa muri porridge akaba yabinywa, kuko nabyo bimuha ibinure byiza kandi bikamwongerera karori. Mwakoze rero ni ibyo nabateguriye uyu munsi, mu biryo byoroshye, ibiryo ushobora kubona ahantu aho ariho hose, kandi ni byiza kuba byafasha umwana wawe kugiye kwiyongera ibiro kandi akaba yagira n'ubuzima bwiza. Nimba wabonye ino videwo hari icyo yagufashije, tubibwire muri comment, tubwire ikintu utari uzi ko wagaburira umwana ukaba ukibonye muri comment, ukaba ukibonye muri ino videwo, kitubwiye muri comment. Kandi niba utarakoze subscribe yikore kugira ngo muri videwo itaha nisohoka uzahita uyibona, kandi sharinga n'abandi bamama muzi ufite umwana ufite ikibazo cy'ibiro bikeya, kugira ngo nawe amenye amakuru, amenye icyo yakora kugira ngo umwana we agire ibiro byiza. Kandi icyo tugambiriye twebwe cyane cyane ni uko umwana agira ubuzima bwiza, kuko ibi byose ubikoze akaba yagira ibiro byinshi ariko adafite ubuzima bwiza, ni ukuri ntacyo waba uri gukora, waba uri kureba iby'inyuma ariko iby'imbere utabyitayeho. Rero ni byiza tubagaburira ibintu tubona hafi kandi bifite ubuzima byujuje ubuziranenge, kandi ikindi tubagarurira ibintu tubona biri natirere. Ni byiza ko ugomba kuba wifitiye akarima k'imboga iwawe mu rugo, ntabwo biba bigoye, washyira mu ndobo zashaje, mu mabase, mu epinari mu ibase yajyamo ikera rwose ukagira umwana wawe epinari, niyo wowe izurya wazigura ariko iz'umwana ukaba uzifite aho ngaho mu rugo, na dodo zajyamo mu gifuka. Mbese nimba ufite umwana muto, nimba udashaka guhora kwa muganga, nimba udashaka guhorana ibibazo by'uburwayi bwa hato na hato, ni byiza ko mbere y'uko ujya kumubyara cyangwa se nyuma y'uko umubyaye, muri cya gihe witegura kumugaburira, tegura ahantu uzakura imboga nzima uzagaburira umwana. Hano rero ikindi nibagiwe kubabwiramo, hano ni ibishyimbo, bije videwo yarangiye, ibishyimbo bifite karori ziri ku rwego rwo hejuru. Ibishyimbo rero nabyo ugomba kubimuha kuko ibishyimbo ni byiza cyane, ushobora no kubinomba, ushobora kubikoramo isosi y'ibishyimbo, hari n'abasigaye babisya bakabishyira mu gikoma, nabyo byongera karori. Ni byiza rero kwita ku byo dukora. Ciao, nari nzi ko nari burondogore, ndarondogoye. Naho ubutaha muri videwo itaha, mukore like na subscribe na comment and share.